Sinzige uzagarukira gusa nyemerera baby. So please it's my idea mu rukundo rwihariye. So please me ndagukunda nukuri biranyura. Oh my God. Veda Center YouTube channel tubahaye ikaze muri Good Morning Talent Show. Nuko musanzwe mubizi tuba tubakangurira kugira ngo badukunda bari hirya batandukanye, ari abari mu Rwanda ndetse n'abari hirya no hino mu bihugu bitandukanye bya Afurika, abari Burayi, abari ku migabane itandukanye no muri Amerika, kugira ngo turabasaba kugira ngo mujye mukurikirana ibiganiro bya Veda Center YouTube channel, kubera ko tuzakomeza kubashakira kwitonda ritegura rambara tudateze bajya mu gutangira ikiganiro tumusaba ko yabibwira nababwire n'igihe yatangiriye ubuhanzi, imbogamizi akunda ahura nazo mu buzima bwa buri munsi. Mbere ya byose turakwakiriye kandi turagira ngo utangire usuhuza abakunzi ba Veda Center YouTube channel muri rusange. Okay, mwakoze kunyakira. Icyo cya mbere mbanje kubashimira abakunzi banyu, nakuba mutagize kuba mwaduhamagara mukadutumira, nabyo ni ibintu by'ingenzi. Amazina yanjye nitwa Hagabimana Platinum Bey, ku mazina y'ubuhanzi nkoresha ni Sasha Bride. Umuziki ni ibintu nakuze bindimo, ntabwo ari ibintu nashakishaga. Byatangiye ndirimba bisanzwe, ndirimba gospel, nibyo bintu nakuze mbona cyane. Ibi bya secular music, iyi muziki igezweho ntabwo yari izwi. Njye umuhanzi wa mbere nakunze ni Butera Knowless, niwe numvise indirimbo ye numva ndayikunze cyane. Ntabwo byarangiriye aho, natangiye gukunda umuziki gahoro gahoro, bigera naho nangira kwandika indirimbo. Ndakeka 2017 nibwo nanditse indirimbo ya mbere, ndanayiperforminga. Byari ibintu bigoranye, nari ndi ku ishuri, ndaperforminga, abantu barabikunda, gusa nyine ibicyantege mu bana muba mwigana ntabwo biba byoroshye. Gusa byaje kugenda neza, ngenda mbamenyera, bantera courage. Umuntu wamfashije gukora indirimbo ya mbere ndamwibuka, ni Angel Felix. So yarakoze kumfasha, naragiye muri studio ndagerageza amahirwe, ndaririmba, abantu barabikunda. Ubu ikibazo cy'ubushobozi n'imbogamizi zo zari zihari, ariko nyuma yaho iyo ukunda ikintu burya ugerageza no kwishakamo imbaraga yo kuba wagira icyo ukora. Naragerageje nkora n'indi ndirimbo nayishyira hanze. Mu buhanzi bwawe byose urakoze gukomeje ku mbogamizi ukunda nazo. Turagira ngo tukubaze, ese iyo wahuye n'imbogamizi n'umuhanzi mutoya ukizamuka, n'icyo ukora ubigenza ute? Tuzi ko umuhanzi mutoya ukizamuka aba akeneye promotion, aba akeneye kuko abantu bamenya ibihangano bye, aba akeneye. Ese umuziki wawe ucururiza hehe? Ese kugeza uyu munsi watubwira ko umuziki wawe wunguka, cyangwa uracyari cya gihe cyo kwiyubaka, ntabwo uratangira kubona inyungu zijyanye n'ubuhanzi bwawe? Okay, murakoze. Iyo ukunda ikintu ibi cyane njye biraza, ariko ukabyihanganira. Cyane cyane ko kuririmba n'impano, ntabwo mbere y'uko byaba business bibanza kuba impano. Ibi cyane njye byo birahari. Kubona ugufasha ni ibintu bigoranye, ariko kuba tudahari nabwo yaba adahari si impamvu yakabaye ituma udakomeza ibyo ukunda. Njye iyo bije ndakomeza, n'ubundi impano mba ngifite, kuririmba ni ibintu byanjye. Ndakomeza nkandika indirimbo, nkaririmba nk'ibisanzwe, nanjye ngashyiramo courage nkakora, nkavuga ati yenda igihe kimwe hari igihe bizakunda. Hanyuma ku indirimbo nakoze ziri kuri YouTube channel, mwazisanga kuri Sasha Bride.
mwaza musacinga mwazisanga indirimbo zakozwe niho mwazisanga. Byari imbogamizi nari nyiri no ku ishuri, bikaba imbogamizi kuba wakurikirana umuziki, ariko ndakeka hari izindi mbaraga nanjye ndi kwishakamo, hari igihe bizagenda neza. Nanjye mbere yo gusaba support abandi nkabanza nkerekana imbaraga zanjye n'umuntu ufite impano. Urakoze cyane kutubwira imbogamizi ukunda guhura nazo mu muziki, ukatubwira ko wihagazeho mbere y'uko usaba abandi ubufasha, ubanza kugerageza gukoresha ubushobozi bwawe muri rusange. Turagira ngo twizera ko waje witeguye, turagira ngo watwibwire mu buryo busanzwe, turagira ngo noneho twibwire nk'umuhanzi, kugira ngo n'abantu bakurikiye Aveda Center YouTube channel tubasaba gukora subscribe, bagasharinga, bakanakomentinga kugira ngo turusheho kubasha kubona uburyo n'ubushobozi bwo kurushaho gukora ibindi biganiro byiza. Turagira ngo duse nk'abasimbuka gatoya, utwibwire noneho nk'umuhanzi, abantu banumve koko ese iyo mpano uvuga ko ufite, uvuga ko ukunda umuziki koko birahari, cyangwa ni kwa kundi umuntu yicara akaba ari mu kumba runaka gatoya kumva ko afite impano ariko wamujyana mu bantu b'abandi bantu ukumva impano ntayo afite mu by'ukuri. Turagira ngo twibwire nk'umuhanzi kugira ngo abakurikiye Aveda Center YouTube channel babashe kumva ko koko umuhanzi ukwiye gushyigikirwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego, murakoze. Reka ndakoresha indirimbo nubwo itarajya hanze, ndabaririmbira. Sinzacika intege kuko ndashoboye, icyizere ndagifite nubwo bitoroshye, ingorane ntizabura, inzitane ntizatuza, ibicanege ni byinshi, gusa guhatana niyo ntego, kuba imfubyi nubwo byambabaza, imiryango ikanyihakana, ariko nzi neza kucyo wavuze, Mana ntiwivuguruza. Nzabaho mu gahinda kuko ntazisahuza n'abarira, ariko nzi neza kuzabikora, uzasohoza byinshi wavuze, kuko nzi neza kuri se wabashobewe. Turacyakomeje, turagenda twumva n'ibindi uko bimeze. Turagira ngo tukubaze ese iyo ndirimbo yayo ni iyihe, ese itahuye n'ubuzima bwawe, mu by'ukuri ubuhe butumwa ushaka guha abantu? Twibutse ko abantu batubwiye neza ko itarasohoka, ese bazitubwiye studio ukoreramo ibihangano byawe? Ubushobozi bwo kuba nagira umwihariko wa studio nkoreramo, studio muri iyi minsi turi gukorana, duheruka gukorana, bayita Senga Record. Ni umuproducer akora ku Gisozi, nibo turi gukorana, nibo duheruka gukorana indirimbo iheruka gusohoka, hari n'indi yasigaranye. Ubushobozi nk'uko nabivuze buba buri hasi, nta bushobozi buba buhari buhagije. Hanyuma ku kindi cy'indirimbo aho inganzo yavuye, iyi ni True Story, ni inganzo yanjye, ni ibyagiye biba mu buzima bwa muntu. Umuntu aca mu bintu bigoranye, biba bitoroshye, ariko ukarwana ukabicamo, rimwe na rimwe ugasanga ariho dukura inganzo. Iyi ndirimbo yose nayanditse ishingiye ku bintu byagiye bimbaho, ntabwo nagiye kureba ngo mvuge kuri mugenzi wanjye ngo mbe navuga ati mukuyeho inganzo. Abahanzi bakura inganzo ahantu hatandukanye, nta n'ahantu utakura inganzo, ariko indirimbo yo ni True Story yanjye. Yego. Ariko nabwo ufite muri ino minsi? Nta korabo mfite, gusa hari indirimbo nanditse, nsaba umuntu ko yaza tukaba twayikorana kuko yayikunze, ntabwira tuzaze, narayanditse. Birumvikana ko yaba ari korabo igiye hanze, ariko narayanditse, naraza ngo duhure tube twavugana, ariko indirimbo yo yarayikunze. Kugeza ubu ufite indirimbo zingahe kuri
mu by'ukuri umaze gukora indirimbo zingahe? Indirimbo maze gukora n'indirimbo ebyiri zo maze gukora kujyana muri studio, hanyuma izanditse ndakeka ari indirimbo 27. Watubwira amazina y'izo ndirimbo umaze gushyira hanze kugira ngo tunakangurira abantu gutangira kumva indirimbo zawe no kuzisangiza abandi nko mu buryo bwo kugutera inkunga ku bishoboka online? So indirimbo ya mbere yitwa Kundwa, indirimbo ya kabiri yitwa So Please, hose ni kuri Sasha Bright. Kundwa by Sasha Bright, So Please by Sasha Bright. Mbere y'uko tunasoza ikiganiro tugiranye kigufi, hari ubundi butumwa wifuza guha abakurikirana Fedax YouTube channel, cyangwa hari ubundi butumwa ufite nk'umuhanzi? Ariko na mbere y'uko tugira ngo kubaze, ubona umuziki ku bantu bakizamuka, ku bahanzi bakizamuka, ubona uti muri rusange? Umuziki nge iyo ndi kureba industry ya muzika mba nyibona nk'akazi kose. Industry ni akazi, ni business. Umuziki ni business. Umuziki wabonye ubufasha, wabonye uburyo wakoramo neza wagutunga. Turabizi umuziki utunze abantu benshi. Iyo ufite uburyo bwo kuwukoramo ugakora umuziki mwiza, abantu barawukunda, uwo muziki ukaba wagutunga. Turabizi abantu benshi bari hano hanze batunzwe n'umuziki, nk'uko bavuga ngo nayitinya itarungurutse. Ndakeka imiryango tuvukamo cyangwa tubamo bitewe n'ubushobozi dufite itakagiye b'imbogamizi y'impano yacu. Iyo ufite impano urayigaragaza, ukayigaragaza mu buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose, ukayereka abantu. Hari igihe abantu bazayikunda, bamara kuyikunda bakagusapotinga. Hano hari impano nyinshi zitandukanye. Hari abafite impano zo gukina filime nyarwanda. Industry ya filime hano mu Rwanda imaze gutera imbere, haba muzika imaze gutera imbere. Impano yose waba ufite uko waba ungana kose yigaragaze. Niba wiyizeye, icyambere no kwizera ubushobozi n'Imana, ndakeka nta hantu bihurira. Garagaza impano yawe, ubushobozi bizana nyuma. Dusoza, ni wowe butumwa wagenera abandi bahanzi bari underground bakizamuka nkawe, wababwira iki? Ese nibahura n'ibibagoye, n'ibibaca intege, wababwira ngo iki? Cyane cyane babahanzi bakiri mu mashuri, babahanzi batarabona rebo bakoreramo, n'iki wababwira? Batarabona management team, kuko umuhanzi hari abo tuba tuzi bamaze kugera ku rwego rwo kugira management team. N'iki wowe butumwa wabagenera muri rusange? Ikintu nabwira umwana ukiri hanze cyangwa ukiri kuzamuka nkanjye, mugenzi wanjye, cyangwa se n'undi uri ku ishuri, niba ari ku ishuri ni uburyo bwiza bwo kugaragaza impano ye. Ku ishuri hari uburyo bahari abanyeshuri bwo kugaragaza impano, yagenda akajya agaragaza muri ubwo buryo. Mu gihe azava ku ishuri akaza noneho akaba yatangira gukora umuziki, kuko no ku ishuri ubwaho hakumara ubwoba. Bitangira uhura n'abanyeshuri baguseka, ariko bigera bamwe bakakumenyera, bagakunda n'ibintu byawe ukora. Twese niko byari bimeze. Hanyuma iyo bigenze uko za nzozi zawe ukora uko ushoboye, ukavuga ati niba nkunda kuririmba, reka ngerageze mbe nashaka n'uburyo najya muri studio. Kuko ntabwo uzagenda ngo wereke umuntu ngo ufite impano. Banza ukore, ukoresha uburyo bwawe bwose bushoboka, ukore bihwanye n'ubushobozi bwawe, bitakugoye. Ariko umuntu nabibona azumva ko ibyo bintu birimo ubuhanga, najya no kugusapotinga kuko ubufasha ubwo ari bwo bwose azagenda arebe cya kindi kintu wakoze. Abantu tukizamuka cyangwa tukigerageza gukora umuziki tutarabona rebo dukoreramo cyangwa tubarizwamo, ntabwo ari cyo gihe cyo gucika intege, nicyo gihe cyo gukora cyane. N'abariya bose twagiye tubamenya kuko bamaze kwamamara, ariko nabo bafite uburyo batangiye. Wumvise buri n'uburyo yatangiye, uba wumva ari ibintu byari bigoranye, ariko yakomeje kwihanganira imbogamizi azicamo, birangira ageze ahageze ubu ngubu. Nta rugendo rutavuna, nta n'ikintu wabona kitakugoye,
mu gihe umuntu yizeye kandi afite impano ye, uko waba uri umukobwa cyangwa umuhungu, waba uri umwana cyangwa ukuze, cyiza ni uko watinyuka ukayereka abantu bakayibona. Kandi ndakeka iyo ukora ikintu ukunda, ibyo bizi neza nashidikanya, iyo ukora ikintu ukunda nta ngorane, kuko kiba kikurimo, kiba kikuri mu maraso, yari impano yawe. Ndakeka bitakagiye biba abantu bamwe ngo bacike intege kuko nta rebo bafite, kuko umuziki uheze. Urahenze ariko wowe ukore nk'aho ubikunda, hanyuma abantu nibabona ibintu ukora bazagusapotinga, kuko umuziki ni akazi nk'uko abandi bose bakora. N'umuziki ni akazi wagutunga, utunze abantu benshi tuzi. Icyo nabwira abana bakigerageza gukora umuziki bakizamuka, bagenzi banjye, nuko bakora cyane bagashyiramo courage, n'impano zabo bafite nazo bagakora uko bashoboye bakaziteza imbere. Ku mwanya wawe waduhaye, turagira ngo gusoza mu by'ukuri utunyuriseho gatoya imwe mu ndirimbo wakoze bwa mbere, twumve uko wari umeze mu by'ukuri mu kuyikora. Mu ndirimbo nakoze bwa mbere, reka mbarinde kuri surprise. Sinzigera uzagarukira gusa nyemerera baby, so please it's my idea, mu rukundo rwihariye, so please me, ndagukunda nukuri biranyura, oh my God, ndagukunda nukuri byihariye, nukuri mukunzi nagiye nabona cyo kugutegereza, amahitamo namwe nje morandi ready, nubwo uhora uri bize nubwo utari bizari, nukuri nje ndagukunda, nyereka agashow show me, nukuri ndagukunda. Bakunzi ba FEDAX Center, turabakangurira gukurikirana FEDAX Center YouTube channel, kandi subscribe kwa batarayikora, comment, share, ariko turanabakangurira kugira ngo mukunde ibihangano by'umuhanzi twakiriye uyu munsi Rosebud. Yababwiye ko afite surprise, yababwiye ko afite kundwa, yababwiye ko ari indirimbo na production, uwagira uko yamushyigikira mu by'umwe cyangwa ubundi yabikora. Turabararikira ikiganiro cyacu Good Night Atlanta show utaha. Murakoze cyane kandi mukomeze kugira ibihe byiza no guhirwa mu byo mukora bitandukanye. Murakoze namwe. Hasta la vista.